ubundi definition y'urukundo ni ikomeye cyane. Iyo wakunze ikintu ubasha no kukihanganira mu gihe kitangiye kuguhindukana kuko umuntu arahinduka. Ariko iyo iyo wikundiye umugore wowe fufo ushobora kumpindukana ariko kubera ukuntu nagutwayeho umwanya nagukunze ubaye ikintuza ubaye ikindi kintu ushobora kwihangana kuko urukundo rurihangana. Iyo wakunze umuntu uramwihanganira, ararwara ukihangana, yaba babaye ukihangana ukababarana nawe, yaba agize ibibazo ukinjiranamo nawe kubera ko naramukunze. Ibi bitandukanye na wa muntu bagize gutya ati ya ni sawa, bitandukanye na wa muntu nashatse mfite impamvu zo kumukunda nyinshi, izo nabwiwe, ibyo nakurikiye. Uyu muntu ashobora kuzagera igihe bikamushiraho byose ibyo nabonaga, akarwara ibiki nakunze cya kibuno kigahinduka mu kundi kuntu byashira, cyangwa se yahura n'uburwayi kwihangana bikanga. Kandi birevanga urukundo. Twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu mudukurikira munsi ku wundi. Ni Elisa na Fofo. Nanone uyu munsi twongeye kwishimira kubakira hano kuri EFM. Yego. Umeze ute? Meze neza cyane. Gahunda ni yindi rero bisanzwe. Abafana kumeze neza. Meze neza. Oya nago meze neza. Ya meze neza. Yego tumeze neza twese. Ubwo wabasobanurira impamvu ntameze neza. Ko abantu bazi ko ari wowe mugore wanjye ubwo oya meze neza pe. Anyway, yumvuze ko meze neza wowe ukavuga ko meze. Nge nkabihakana nkande. Ikibazo gikomeye cyane. Umeze neza n'ukuri. Ubwo yandishye mudahari cyangwa se hari ibindi yakoze. Ntabwo yabikora ariko. Turabashuje. Guys, mumeze mute? Twongeye kubaha ikaze kuri EFM Elisa na Fofo Ministry. Mwimvemo ikaze byiciro bitandukanye, ushatse abakiri abajene, amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Uyu munsi rero tugiye kongera tuganire namwe, nagira ngo nakire Sheri atwinjize muri topic y'uyu munsi. Ya imeze yego Sheri wanjye. Topic y'uno munsi rero irakaze pe. Yego ikaze tere. Ariko ntabwo ikaze nuko tugiye kuguhamya amakuru ajya avugwa ariko tukayasobanura. Ujya wumva abantu bajya bavuga cyangwa se natwe yego ngo dukunda abagabo babakire. Bavuga abagore se? Igitsina gore ngo bakunda abagabo babakire. So ujye ubyumva. Nanjye rero njya byumva, njya numva abantu babivuga. Abagabo babakire rwose. Ariko ubwo nawe wakundaga abagabo babakire birumvikana. Yego. Tugende bakunda abagabo babakire. Yego ariko ndaje bisobanura. It's okay, wowe komerezaho. Byo kwisobanura turamenya niba uri bwisobanure. Njyewe nakunze umugabo w'umukire. Abasore babakire. Wagize umahirwe ubona turaza kumenya niba umugabo w'umutindi cyangwa se ye nabonye umugabo w'umukire. Bavuga ko mukunda abagabo babakire. Yego nkunda umugabo w'umukire. Yego reka mbivuge gutya kubera ko ntago mvuze ubukire kuri bank account, ntago mvuze ubukire bw'amafaranga. Gusanga abantu benshi bavuga umukobwa mu gitsina gore bakunda ubuzima bworoshye, soft life, unyishyurire bills zose, niba nkondesha, niba hari akagaze ngura buri kwezi unyishyurire. And ubwo buzima ukorohamo ukumva nyine ni amafaranga. Ubwo bukire usobanura nyine ni ibintu, ni amafaranga, ubutunzi. Yereka nkubwire ukuntu bitekereza cyangwa se ngewe icyo nkunda. Ntago mbihakanye ko tudakunda abagabo babakire, ariko atari kuri bank account ngo umuntu yicare, abantu bicare bavuga ngo ngo amafaranga ngo niyo ngo abagore baba bakurikiye ibiki byose. Kubera ko umugabo utazaba akize mu myifatire, umugabo udakize mu gufata inshingano z'umugabo mu rugo, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bidashingiye ku ikofi, kuko
nyuma y'uko abagabo bashobora kuzana amafaranga mu rugo hari izindi nshingano nyinshi ziba mu rugo iyo abantu bamaze gushakana mwabonye urubyaro Imana bahaye umugisha hari izindi nshingano umupapa cyangwa se umugabo wawe aba akwiye gufata izo nizo nshingano ndi kuvuga izo nizo responsibility ndi kuvuga umugabo rero utari umukire mu kuba afite imico myiza umugabo utari umukire mu kugira discipline nziza umugabo utari umukire discipline n'umuco n'imico bisa nkaho bivuze mu gifaransa no mu kinyarwanda yego umugabo udafite utari umukire mu gufata inshingano nge uwo niwe mugabo w'umukire mvuga yego ubwo niwe washakaga hanyuma ntacyo uyu mugabo niwe nashakaga ni nawe nifuza komeza nta kibazo turakumva and kubera ko ubu bukire tuvuga cyangwa se abantu benshi bavuga sheri sinzi niba umaze kubibona ukakira muri discipline nta kintu utunze ushobora kwibaza uyu mugabo ni byiza afite ayo mafaranga yego ni byiza rwose ashobora kuzuza inshingano zose ese iyo mugeze mu rugo ko ubuzima budahora ari okay ubuzima bugahinduka ibyo bintu byo byibazaho gerageza wishyire mu cyimbo cy'umugore cyangwa se mu cyiciro cy'umugore ubuzima buhindutse yarakunze umugabo ufite amafaranga udakize mu myifatire udakize mu muco cyangwa se ndabivuga gute character muri values cyangwa ni indangagaciro ego mushobora kuba mugenderaho tuvuga umuco nyarwanda tuvuga umuco nyamerika cyangwa se tuvuga umuco w'abajapani bitewe n'aho uri ariko uwo mugabo wawe akaba adafite imico myiza cyakoze ayo mafaranga arayafite pe arayafite rwose arahagije umugabo udakize mu mutima yego and ugasanga abagore nyine abagabo bakunda kuvuga n'abagabo numvise byarafashe n'abagore ni ibintu bitangiye gufata cyane ngo se ngo udafite amafaranga ngo ugira ngo uriya mugore wamugumana but let me tell you at the end of the day umugore muzima umugore wuba ushaka kubaka urugo ruzima umugore akunda umugabo wita ku rukundo umugore wamukunda ndetse umutega amatwi tujya dukunda kubivuga ngo ibyo abagabo bakwiye gukorera abagore babo umugabo ugutega amatwi umugabo wita kuri buri detaye ya buri kantu nubwo kaba kari simple umugore we yamukoreye yego akumva akabona imbaraga yabishyizemo kuko bwa nyuma na nyuma ujya kubona ukabona umugore asize umugabo ufite amafaranga nabyo tujya tubibona akagenda akajya ahandi akajya gushaka urukundo ruzima agasiga amafaranga kubera ko at the end of the day what is deep in your pocket it doesn't matter yego what is mattering cyangwa se ikintu gishobora kumataringa sibyo biza mbere ahubwo ikimataringa what is deep in your heart kigize icyo kivuze ikiri mu mutima right wawe kandi cyanyacyo yego kuko ikiri mu mutima gishobora kuzatuma mugera kure hashoboka gishobora no kuzabyara ibyo ngibyo byitwa ubukire nakurebye nibagiwe ko turi kuganira n'abakozi bacu nta kibazo yego ujye ucishamo ndebe ndabikunda urakoze cyane ariko nukuri reka mbabwire nta kibazo uku kuntu ndi kuvuga ngo dukunda abagabo b'abakire cyangwa se dukunda umugabo w'umukire njyewe nagize amahirwe mbona umugabo w'umukire kw'ibyo bintu ndetse n'amafaranga araza kubera ko ari umukire kw'ibyo bintu aka kantu reka nkasubiremo neza ibyo bintu ariko wabisobanura ni kuba umukire mu mico neza ku murongo sibyo kuba umukire mu kinyabupfura kuba umukire mu ndangagaciro sibyo ubwo navanyemo bya byongereza n'ibifaransa washyiragamo kuba umukire mu nyifato kuba umukire yego mu nshingano kwita ku bantu kuba inyangamugayo yego mu bunyangamugayo ubwo ubukire mbega umuntu ashobora kuba umukire mu butunzi no mu bigaragara mu bifatika mu mafaranga ariko uwo ni umwe undi wavuze rero n'uri kuvugaho ngira ngo reka ibi bintu mbisobanure gutya sibyo wenda abantu badukurikiye ariko nabo bari kubisobanukirwa
uyu mugabo w'umukire kwiba ibintu tumaze gutondagura ntashaka kongera gusubiramo kugira twe kubafata umwanya munini turashaka kurasa ku ntego ibi bintu tumaze gutondagura byose umugabo ufite ibi bintu uko byagenda kose yego amafaranga aza kuri we twongeyemo gusenga uyu mugabo wubaha Imana agasenga akaba afite ibi bintu byose sheri wanjye amaze gutondagura ku murongo uko byagenda kose ku mpera y'umunsi cyangwa se ku mpera y'ukwezi cyangwa se no mu masaha ashobora kubona amafaranga yego ashobora kuba block munyanganire kangaruke ashobora gushirirwa rwose pe nejo mukaburara ariko ejo bundi abona amafaranga kandi utaraye ku nkeke utaraye ku nkoni kuko umugabo yabuze amafaranga ese sheri ushobora kwibaza urugo rwubakiye yuko umugore yaje asanga umugabo ufite amafaranga nurutekereza urahita urugirira impuhwe kubera ko uyu mugabo abayeho kubwoba ntabasha kukubwira kuko nshuti zanjye bagore bagenzi banjye nibyo ngiye gusana bagore bagenzi banjye nshuti zanjye umugabo ahava akagera arabimenya amenya neza urukundo nubwo wenda atabasha gusubiza ibihe inyuma ngo avuga ati reka ntandukane n'uyu muntu cyangwa se akabona uri mwiza koko ariko amenya niba bamukundiye amafaranga cyangwa akamenya niba umukunda urukundo rwa nyarwo nubwo atabikubwira ariko mu mutima we aba abizi neza ko ndetse benshi usanga banabayeho ku bwoba bwo kuvuga ngo nintakaza aka kazi uyu mugore aransiga nimbura amafaranga ndabizi neza ko ntari bumutunge kabiri uwo mugabo rwose abagabo benshi barahari babayeho ku bwoba avuga ati ndakora nk'iki se ndakora nk'umutima ntatakaza n'ijana ntabura n'igice cy'ijana kubera ko bije y'ukwezi y'umugore wanjye biraba birangiye noneho ukibaza umugabo abayeho ku bwoba n'umugore abayeho avuga ati wibeshye uyatakaze wibeshye ngira icyo mbura wibeshye mfite abantu benshi bankeneye hano hanze ariko hari abantu bazi ko meaning y'urukundo ari ibintu ari ugutanga ari uguhabwa hari abagore benshi babayeho nyine erega gutanga biterwa n'icyo ariko natwe abagabo nyine none se urumva niba umusore azi ko kwemeza umukobwa ari ukumuha ari ukumwereka ko nyine ufite uri umukire kandi none abakobwa benshi nabo baze benshi baba batekereza baba bashaka iyo muganira ati none se mfite umuntu arakize se wangu cyangwa ni rubyogo niko abakobwa kenshi bakunda kubazanya ibyo urabizi rero ugasanga uwo mutima ushaka ubukire yego iyo bigezeho nibyo bavugaga ngira ngo iyo ugezeyo nyine washakanye n'uwo muntu iyo rero byanze aricyo cyako washakaga ibintu birumvikana nta character washakaga ntacyo wakurikiye kijyanye washakaga nyine no kuvuga ni ibintu butunzi iyo ugezemo rero niyo pressure uri kuvuga uvuga ngo umugabo aba ashaka gukora ibishoboka byose ahore aguha ibintu kuko umuntu wawe washatse n'umugore hari n'abagore bagira amafaranga basore bakakurikira kuri amafaranga n'abagore barabimenya ko wamuze kubera amafaranga noneho wenda aho yakuraga aragabanyikiwe ni pressure none izatangira mwataka umugore arancika noneho usange ahisa kubitwa na pressure kandi n'umugore nawe koko ntabwo twishira rimwe na rimwe agatangira kukubwira ati ubwo hari umugabo ahubwo iyo abonye abandi baza noneho bamuha kuko urumva nta rukundo ruhari hari ibintu hari urw'ibintu iyo haje rero abandi bamuha ibintu birenze ibyo umuntu waje kubw'ibintu biroroshye ko n'ubundi ntabwo aba hari burya aho aje abigana iyo abibuzeyo icyerekezo abibonyemo ntihajya umva rero ntabwo aba hari n'ubundi ahangaha nabwira abantu tugasangira iri somo wenda nuko tudafite ubutaha numva twazanahamagara n'abantu bafite ubuhamya kuko ndabizi neza ko ibi bintu turi kuvuga si umwe si babiri si batatu bafite babahamya bo kuvuga ibyo babonye bo kuvuga ati nakurikiye umugabo mushakaho amafaranga ariko wenda nari nzi ko afite n'ibindi ariko vraiment nisanga narayobye nsanga naribeshye nsanga afite donc araterateranya akabona ibintu ni byinshi kandi ikintu kiba kibabaje uyu mugore
nubwo ashaka amafaranga ariko arifuza icyarimwe yuko abona na za character kuko nta muntu wifuza ibibi mu rugo rwe mu buzima ashaka urugo rwiza ashaka urugo rwiza akifuza yuko nubwo uyu muntu afite amafaranga buriya mise nizera ko ari na mwiza mu mico dore ko iyo badukunda rwose batubwira amagambo meza tugahuma neza tukagenda nkagera mu rugo ko ashakaga amafaranga agatangira kuyagusunikira ariko ibindi njye ntabwo mbyemera neza ngo ubundi ikintu cya mbere ngewe reka mbe nk'umusaza ntigeze nemera ndi n'umujene ntabwo washoboraga kunyumvisha ukuntu ngo wakunze ibintu ngo uri umukobwa ngo barakweretse ngo umusore ngo afite akamodoka ngo ari smart ibyo mukunda kubivuga ubwo ni kera ariko mu myaka yahashize akamodoka kari karakoze agashya ngo araza agaparika ngo wowe ukaza n'amaguru ngo ubwo nyine nguramura umukobwa ukumva ari guha sitora abandi niba adafite imbaraga ikintu ngewe ni inama nziza najyaga mpa abantu tugize umuco wo kuganira abura umusore cyangwa umukobwa ibyo bintu byose buri kintu gishobora kubaka ni kimwe gukunda umuntu kubana n'umuntu buri uzi kugira ngo njye kugushaka wowe byansabye imbaraga zirenze ibyo turi kuvuga nabanje kumenya fofo ni muntu ki kandi ndabihiga ndabishakisha uribuka ko najyaga nca iwanyu ndimo ndatembera naje nta muntu nzanye muri quartier tutaranakundana ndi kureba gusa bagutuma kuri butike dukubitana biriya bintu byose buriya nagize navuga ko nubwo barokora ibintu byose tubishyira aho ngaho ngo twarasenze iki yego kandi kamwe tugomba gusenga ariko hari na role twirengagiza umuntu aba agomba kujua uzi umuntu yajya guhaha akaterura urukweta atarebye niba rwamukwiye atigeze ushobora kugera mu rugo kurugarura kandi warwishyuye already bitagishoboka no kurambagiza ni ikintu gikomeye icyambere rero nshaka kuvuga numvaga nshaka gukora kandi njya nshima Imana ko of course I achieved ni ukuvuga ngo nari narabwiye Imana ko ntazashaka umukobwa nubwo nashaka kumva abahanuzi ntazashaka umukobwa ntamenye neza ko ankunda icyo ni kimwe ntamenye neza ko mukunda kumukunda nta muntu wandungiye agatoki byashoboka wangu nta muntu wambwiye ati ngo nyabuna hari abapfa kugerageza aho ya mwikundire byashoboka ko wenda hari uko wenda ariko nari meze nawe ufite uko umeze ariko inama nziza ni byiza ko umuntu atwara ikintu yikundiye yitoranyiriza inyanya yabonye ashaka zikaguhenda ariko nyine urazishaka wazikunze witoranyiriza umusore wumva urukundo ruri kujyaho ibintu nk'uko uri kubivuga ibintu bishobora kuzaza ariko izo character kureba umuntu ukize muri character mu mico mu myitwarire muri ngeso ze ubona ko ari abantu bazi ubwenge bebe nuko nyine isi igenda ihinduka ntago wundi umuntu yagakwiye kujya agenda atora mu kabari atora aho abonye hose mu nsengero hirya ngo ndarongoye ngo ushima ibyo ubona gusa ngo araririmba oya gira ikindi urenza amaso ibyo uri kubona bigaragara byo kuririmba winjire no muri character y'umuntu kwiyoberanya ndabizi hari umuntu uri kutubwira ati aha ncecekesha ariyoberanya umuntu ariko ntashobora iyo umuntu azi icyo ari guhiga iyo hajemo ikintu cyitwa umuhigo kera umuntu yajyaga guhiga yarahigaga paka ayifashe iyo hajemo guhiga ntago umuntu yakwiyoberanyaho imyaka 2 utaramenya ibyari ari abaturanyi ari winjiye no hafi yiwe winjiye naho yiga hafi aho uraperereza anyway muri makeya ni byiza ko utwara ikintu wikundiye ni byiza ibindi byose nshuti yanjye amakuru wabaza ejo nari kuganira n'umuntu ndamubwira turi kuganira tuvuga kuri iyo ngingo buriya gukunda umukobwa ukamukunda ukamenya ko umutwaye umukunda bitandukanye no gutwara umukobwa bagutungiye agatoki ukamutwara uvuga ngo yarize ngo afite agafaranga ngo arasobanutse kandi banamunshimiye ararenze uyu ngo ni namwiza ngo aratwika ngo kumusohokana ntako bisa uyu muntu utwaye ufite impamvu zo kumutwara ni mwiza asa na bike ari smart aranakize uyu muntu utwaye gutya biroroshye bizakugora mu gihe mugeze mu matage mu makuba hari ibyo utazihanganira ariko biri iravuga ngo urukundo ubundi definition y'urukundo ni ikomeye cyane iyo wakunze ikintu
ubasha no kucyihanganira mu gihe mugeze mu gihe kitangiye kuguhindukana kuko umuntu arahinduka ariko iyo wakikundi iyo wikundiye umugore wowe fufo ushobora kumpindukana ariko kubera ukuntu nagutwayeho umwanya nagukunze ubaye ikintuza ubaye ikindi kintu ushobora kwihangana kuko urukundo rurihangana iyo wakunze umuntu uramwihanganira ararwara ukihangana yaba ababaye ukihangana ukababarana nawe yaba agize ibibazo ukinjiranamo nawe kubera ko naramukunze ibi bitandukanye na wa muntu bagize gutya ati ya ni sawa bitandukanye na wa muntu nashatse mfite impamvu zo kumukunda nyinshi izo nabwiwe ibyo nakurikiye uyu muntu ashobora kuzagera igihe bikamushiraho byose ibyo nabonaga akarwara ibiki nakunze cya kibuno kigahindukamo ukundi kuntu byashira cyangwa se yahura n'uburwayi kwihangana bikanga kandi biravanga urukundo nyarwo ni urukundo rwihangana rugira gute rubabarira uyu muntu azakora ikintu kumubabarira bizagorana kubera ko ntamwikundiye ahubwo naje hari impamvu nyinshi zimunzanyeho kuzamubabarira bizagorana niyo mpamvu uzabona ingo nyinshi zubakitse gutyo so rero mpamvu nkubwira ngo iyi nama ngewe mpora ngira abajene cyangwa se abantu babanye iri foke utwara ikintu ariko cyane cyane iyo nyibwira abajene bataragerayo iri foke utwara ikintu wikundiye nashaka bari nyirabukara nashaka bari nyikayobe kameze ukuntu nashaka bari mugufi bebe wamwikundiye uzamwihanganira nakosa wamwikundiye azagumwegure uzatuza ugati n'uwanjye niba mugerageza uzagerageza nawe niba mukubita inyundo ku kazi uzaza umuhoze aba ari we wa mbere umuhoza ikintu wikundiye bebe bitandukanye n'ikintu gifite impamvu waje ufite impamvu inyuma yacyo bifera cyane ariko ku ruhande rw'umusore n'umukobwa ikintu twire kwitondera cyane ubu rwose pe wagenda ukabyibukangana nk'ikintuza wananuka ibyo byose urabyakira kubera ko warikundiye sinzi niba ibintu mvuze bimakinga sense ariko birumvikana that's all I have to say ni ibintu numva umuntu w'umujene umuntu ukiri muto akwiriye kumva bifite icyo bivuze uzikundire kwikundira kandi ikindi nta mpamvu zindi impamvu ushobora kujyana mu rukundo wumva rwose zidafite umumaro ubundi bagiwe hari impamvu nyinshi rega uzi ko n'ababyeyi bakubwira ati bakwicaza ati uramubona uriya mwana afite icyerekezo kandi uko wari ukabona afite icyerekezo umusore ari kukwereka ariko wowe mutima wawe nta rukundo mufitiye ukanemera nta rukundo ntibigeze umukunda ngo bizaza hari abantu bajya kubaka bavuga ngo bizaza ntacyo by'urukundo bizaza nta birenze ngo apfa kuba ameze ahagaze neza guhagarara neza mfite yanjye bizahinduka ariko navuze byinshi umuntu wikundiye nashaka uwo umukunze akize nk'ibyo watangiye uvuga nushaka uwo umukunze vuba akennye nushaka uwo umukunze afite ugutwi kumwe uko wamutwara akize muri za character ni byiza kurusha muri bya bintu twavuze what you are saying makes sense navuga umukire n'umukene mu byumve mu mafaranga gusa ariko nituvuga umukire wa nyawe mwumve bya bintu twavuze amafaranga ni meza abaye ahari ariko uwo muntu uzabanza urebe ko byibura yego akize muri ibi bintu twabanje kuvuga yego urukundo nyarwo rureba utwo tuntu wavuze twose niyo mpamvu nakomeje mbitsinda y'urukundo nyarwo rureba ntago ruhumenye ngo ugende uhumirije ngo bavuze ngo arakize ngo ndagiye akize nyine muri ya mitungo na cash oya ahubwo urukundo nyarwo rureba izo character nizo uri kutubwira kuba character y'uyu muntu ni muntu ki mu bantu azabana n'abantu uyu muntu afite values iki indangagaciro ze ni bwoko ki uyu muntu ni nyangamugayo ku ruhe rugero urukundo nyarwo na bibiri irabuvuga at the end of the day iyi myifatire myiza uyu muntu afite yego uburyo bwose twagiye dutondeka tuvuga ngo uyu mugabo akize muri discipline mu mico mu myifatire mu mibanire n'abandi yego mu gufata inshingano mu kuba inyangamugayo ibi bintu at the end of the day bishobora gutanga amafaranga nk'uko twabivuze bishobora gutuma uyu muntu abona akazi keza akabona amafaranga nk'ayo turi gutekereza ariko rero imitayo reka mbabwire wa muntu ufite amafaranga gusa ubuzima bugahinduka akayatakaza bizaba birangiye ntazongera kukurinda azagukubita ahubwo muzarwana muzapfa ubusa muzaserera kubera ko mwese nyine hari akantu
muhuriyeho ko gukunda amafaranga no kuyashakisha yabura bikaba bibi. Ikindi turi no gusigana ku musozo nuko aya mafaranga ntago ajya gura indangagaciro. Uyu muntu uko yaba yafite kose ntago ashobora kugenda ngagure ubunyangamugayo ngavuga ati ngiye mfite amafaranga mu ubunyangamugayo mbwishyure ngiye mitengira ubunyangamugayo ntibishoboka. Ngiye mfite amafaranga mureke ngure discipline imico myiza imyifatire ngiye mureke ngure urukundo rwo gukunda umugore wanjye ntago ayo mafaranga azigera agura ibyo bintu. Ariko twabonye ko ibyo bintu bishobora kuguhesha amafaranga. Rero nshuti zacu mudukunda mudukurikiye niba rwose njye mvuga ngo hari igihe ibintu hari igihe ibintu biba bitaragera kure mwubatse urugo wenda nicyo cyari cyarakujyanye ariko uradukurikiranye wumvise uhindutse mu mutima cyangwa se wumvise aho ugeze ukwiye none kwiga gukunda umugabo wawe kurusha uko wakunda amafaranga kuko ibintu birashira ubuzima burahinduka. Ni byiza kubitangira bitangire witoze birashoboka kuko iyo umuntu ahinduye uko yitwaraga ubuzima mu rugo burahinduka. Umugabo arabibona ko ubuzima bwahindutse umugore arabibona ko ubuzima bwahindutse mugakundana kurusha uko mwakunda ibintu uko ibi bintu nshuti zacu birarangira ndetse bikanibagirana tukanibagirwa ko mwagize amafaranga tukajya ahubwo tutambutse inkuru zitandukanye tiba abantu umwe yakunze amafaranga baratandukanye bararwanye barashwanye urabizi ukuntu inkuru mbi zihuta cyane ibidahuza abantu byo. Ikintu navuze mwacyumvishe ikintu Fafo yakomeje agarukaho mwacyumvishe yewe kunda umuntu wawe utarajyayo bizaba bamungani umukunde muri ibyo byiciro byose twavuze bizagufasha cyane. Rero twabivuze ndibaza dusoreje ahangaha ntacyo bitwaye ko abantu badukunda baba twumvise ndetse nkeka ko mwazabisangiza n'abandi kuko turacyubaka umuryango tuzahora tuwubaka. Abajene bakiri kubyiruka bashaka gukora amahitamo mwite ko ibi bintu ni byiza nugira amahirwe ugasanga uyu muntu wawe nyuma yo kugira amafaranga afite n'izi powers zose twavuze afite agasa afite aya mahame afite imico myiza ariko akanagira amafaranga. Ni byiza rwose nta nubwo twabyanze ariko twigira nyambere iyi mvugo iriho ngo tuyishyigikire ngo dukunda abagabo bafite amafaranga dukunda abagabo babakire ariko babakire muri bya bindi byose twavuze. Murakoze cyane bakunda amahoro y'Imana akomeza ari muri mwe komeze kubibutsa ko bakora kore subscribe likes comments hanyuma na notification bitugeraho turabibona turabakunda kandi murakoze kudushyigikira cyane. Merci.